Mwaramutse mwese. Hari app rega abantu akenshi tudakunda gutunga kandi ari nziza cyane. Ni ya channel yanyu yitwa Menya Byinshi Bitandukanye. Ibuka gukanda subscribe, unamfollowing, kandi like niba uyikunze. Rero hari app abantu bakunda gukoresha cyane ariko ugasanga nta mumaro, ugasanga na magame, ariko hari utu app twiza cyane ngiye kukubwira kandi umuntu akwiye gutunga muri telefone ye ugasanga turamufasha cyane. App yitwa Shazam. Reka ngiye kuri Shazam ariyo mperaho. Shazam rero ni app ifasha abantu kwita, hari ukuntu uba uri kumva indirimbo kuri radio kandi nawe ufite telefone, kwishaka wenda na ifite views dukeya, kwishaka biri kugorana, ariko wakoresha Shazam bakahita bayikwereka ukayicuranga ukayumva. Byanashoboka ukaba wayidownloadinga. Reka ngiye nsanzwe nyifite, ariko niba utayifite ujye muri Play Store. Reka mbereke muri Play Store noneho kande ushaka iyo bita Shazam. Reka nyishake Shazam. Urabizi ko kugira ngo unavane application muri Play Store bisaba mega. Shazam ngiye nsanzwe yifite utuyestaramo. Noneho rero ngiye kwa ko nyifitemo, ushaka kugira ngo wumve indirimbo ukanda kuri Shazam. Wamara gukanda kuri Shazam rero wayigezeho, ukanda kuri tumeze nka chazi twikiranyije, ukadukandaho kugira ngo ushakishe indirimbo nyine ushaka kumva. Ngiye namaze gukandaho, kanzeho, mara kuyikandaho rero ukimara kuyikandaho, reka dukandeho tuberekane, tangira kumva indirimbo. Ngiye nandi gushaka indirimbo twaciye, ese nyumva rero ndayishyizeho. Nuko bigenda nyine ukabona indirimbo ukoresheje Shazam, ukanda indirimbo ukayibona, warangiza ukaba wanakanda kuri open song iri ndake muri kwabona. Wamara kwakanda ukahitamo Apple Music cyangwa Music cyangwa YouTube bisanzwe, warangiza ugereka mwitemo kuri YouTube abari wamwana. Wamara gukanda rero kuri YouTube, njya kuri YouTube ugasanga sinjye nyibona ngiye rwose aciye ibintu utanyibona. Mukoreshe Apple namwe ujye mugira ujye muyikoresha cyane. Ni app nziza cyane.